Imana zikabasha kubyihanganiramo kugeza ku munsi wo gupfa, kandi ko tubona ko amateka y'intumwa bose bapfiriye mu murimo w'Imana. Mwebwe murumva tuzajya mu ijuru gutya gusa Yesu akaza tukazamuka ntacyo dukoreye Imana, nta nibyo dukorewe nkatwe nk'abahamya b'ijambo ry'Imana n'abatanga ubuhamya bwa Yesu Kristo. Ibyago n'amakuba bizatubonekaho, bamwe na bamwe bazabisogongeraho, ndetse niko Batesalonike hatubwira yuko Kristo azaza yamkini hata wateule wataonja kwa majaribu na mapigo kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu na neno la Mungu. Rero twiyambika imbaraga, turimo tubona amazazane, tubona ibigeragezo. Ndabasaba ko tugira umutima nk'uwari mu ntumwa za Yesu. Ndabasaba ko twihangana nk'abakozi b'Imana. Abangaba bari ku cyicaro gikuru cy'itorero. Urabona ko intumwa z'Imana zirimo zirahamagarwa kujya mu nama, zikajya i Roma kwa papa, zikajya guhaga amabwiriza, aba bishop, abakaridinari, nyine abo bafite imirimo ikomeye bakora. Baragenda bakajya inama, bakiga ku bizakorwa, ariko bamwe bakabihakana abandi bakabyemera. Nuko bimeze. Rero Imana irashaka ko mu ntumwa zayo, twebwe intumwa z'ikinyejana cyo mu mwaka w'ijana zacyuye igihe cyazo, twebwe ubu natwe turi intumwa mu gihe cyacu, turabakoze Imana mu gihe cyacu. Ndagira ngo rero tugerageze gusoma Bibiliya neza, kandi tugendere ku murongo mwiza wa fondasiyo y'urufatiro rw'intumwa za Kristo n'ijambo ry'Imana rizima. Twiremo amakabaraga. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone muri kumwe na Evangeliste Tesire Beatrice. Ndabakunda. Nanone ndagarutse kubw'ijambo ry'Imana. Umwami Imana duteye iteka kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Ibihumuriza birakenewe muri iyi minsi, kandi ijambo ry'Imana uko ryari ejo n'ubu niko rikiri. Rero Umwami Imana duhana umugisha twumva amagambo y'Imana. Turasenga Imana dutangira. Turagushimiye Uwiteka Mwami Imana yacu, wagize neza ko kuduhaye aka kanya k'ijambo ryawe. Twemerera tubane nawe mu ijambo, tuguhaye ikaze mu kabera kugira ngo tuyobore, kandi ijambo ryawe rituryohere nk'ubuki mu mitima yacu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tubazaniye ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice 2 ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 6 ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe ibice 2 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6 ijambo ry'Imana. Igitabo cyo byahishuwe ni igitabo nkunda, ni igitabo kigaragaza intwari zahagararanye n'Imana mu gihe cyazo, zikorera Imana zitiganda, zikorera Imana zifite ubushobozi bukeya ariko zibasha guhagararana n'Imana. Mvuze ubushobozi bukeya ngira ngo uraza kuntega amatwi nyumve. Kuba uvuga Imana ukubitwa, ukavuga Imana ushyirwa mu nzu y'imbohe, ukavuga Imana bagusukaho amavuta, ukavuga Imana bagutwika ku nkwi, bagushyira mu bikenyeri bakakotsa, kuvuga Imana baguca amaboko, kuvuga Imana bagutera amabuye. Urumva ko byari ibihe bitoroshye ku ntumwa za Kristo. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe cyubahiro. Rero iki gitabo ni igitabo gihera ibindi bitabo. Ni igitabo cya 66. Ibyahishuwe ni amagambo cyangwa se ni amayerekwa intumwa y'Imana Paulo, intumwa y'Imana Yohana yeretswe. Imana imwereka ibyari amatorero 7 ya Aziya ntoya, kandi ntiyanabibona ari mu mudendezo. Yabibonye, twese turabizi, twibukiranye nk'abakozi b'Imana, yabibonye ari mu bihe bigoye, ari mu maboko y'umutegeka w'i Roma witwaga Domitiriya, mu gihe cyari kigoye, batoteza intumwa, bazimereye nabi. Rero uwo Yohana ngiye kubabwira niyo ntumwa nkuru yafunze umuryango wo kwishwa kw'intumwa.
ariko we ntiyapfa kuko bamwishe, apfa kuko ashaje ageze mu zabukuru, kuko Imana yari yaramushyiriyeho umugambi w'uko azavuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, agatanga n'ubuhamya bwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Rero ntago yakoreye Imana mu bihe byari bimworoheye, yakoreye Imana mu bihe byari bigoye. Wari mu mwaka wa 1995, hari hasigaye imyaka 5, iyo imyaka 5 kugeza mu mwaka w'ijana, iyo myaka 5 yayimaze mu kirwa cya Patimo. Icyo kirwa cya Patimo cyari gituye mu burengerazuba bwa Efeso. Ayo matorero 7 ya Aziya ntoya nayo yari muri Efeso. Itorero ry'intumwa cyangwa se icyicaro cy'intumwa kwa bishop w'intumwa naho hari Efeso. Icyatumye umwuka wera yibanda kuri Efeso niho hari icyicaro cy'intumwa, niyo ryari makao makuru y'itorero ry'intumwa. Kandi Poscapi niwe wari bishop waryo, ari nawe muyobozi wa Yohana umwana wa Zebedayo, umuhungu wa Elizabeth. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iki gitabo iyo nkomeza kugisoma, historia ya mitume inkora ku mutima jewe, nkumva sinzi ukuntu meze muri uru rugendo rwo gukorera Imana. Intumwa zahuye n'akaga, zihura n'ingorane, zihura n'ibibazo bikomeye, ariko icyatumye Imana ishyiraho ibyo bihe, igashyiraho ibyo binyejana, ni ukugira ngo hari natwe nidusoma tubashe kubona ko abatubanjirije basogokuruza bacu batavuze Imana gusa, bahuye n'ibibazo bikomeye ariko ntibabashe kwihagika ibitugungura ku murimo w'Imana. Rero umwanditsi Yohana, mutume Yohana yahagaranye n'Imana mu bihe bikomeye nk'uko natangiye mbivuga. Ari nayo mpamvu yahereye kuri iri torero ry'Efeso, kuko urumva icyicaro gikuru cy'intumwa cyari Efeso, niho havuzwe ijambo ry'Imana rikomeye, niho hagaragaje ubuhamya bukomeye, niho hagaragaje abera b'Imana bakomeye, ni naho batangiriye, ni naho basoreje urupfu rwabo bakorera Imana. Yohana rero uyu nguyu ngiye kubabwiraho wanditse kino gitabo, yandikira itorero ry'Efeso, mbabwiye ko yari umukozi w'Imana ukomeye. Kubw'iyo mpamvu nawe yapfuye urupfu nk'urw'abakristo bapfa, yapfuye urupfu nk'urw'abakozi b'Imana bapfa bamwe na bamwe. Ndibaza ko yarababajwe bihagije, ariko Imana ikinga ukuboko ntiyicwa n'ibyago n'amakuba by'abami n'ibisonga by'abategeka. Iramureka arabonabona, arakubitika, ariko aza gupfa ageze mu zabukuru afite imyaka 100. Rero historia y'intumwa cyangwa se amateka y'igitabo cy'intumwa cyemeza neza ko bamushyira mu kirwa Patimo hari mu mwaka 1995, kuko indi myaka 5 yayimaze mu kirwa hagati, kandi akijugunywemo n'umwami Domitria wayoboraga mu mwaka 1995 i Roma, aho Petero na Paulo baguye. Petero bamubambye ku musaraba nk'uko Bibiliya ibitubwira. Yohana ava mu kirwa Patimo, ariko atarakijyamo hari andi makuba yabanjije kubona akomeye. Yohana ari mu bantu bakomeye bahuye n'ibigeragezo bigera kuri 5. Ntiyasangiye imibabaro n'izindi ntumwa. Izindi ntumwa nazo zarababaye, ariko ukagenda wumva baragiye babonaho pigo moja ibyago bimwe na bimwe bitameze nk'ibye. Ariko we muri uwo mwaka 1995 Yesu yari amaze gukurwa mu isi nyine, mwaka 70 agiye mu ijuru. Hanyuma rero umwami wa igitegeka cyangwa se igisonga cy'Iroma niwo wari ku ngoma Domitria, aramutumiza amujyana kuri stade. Intumwa zindi zari zimaze gupfa, hasigaye nk'aba ni nayo ntumwa ya nyuma yari isigaye, kuko Petero we yari amaze kugwa i Roma, bamaze kumuhamba ku musaraba. Rero bashaka kumwikuza kugira ngo ari we ufunga umuryango w'intumwa, ari gupfa nyuma y'abandi, kuko n'ubundi yari mukuru, yari umuyobozi wabo.
icyo kintu bagikoreyeho ubufindo umwami Domitiriya agikoreraho ubufindo bukomeye. Bamujyanye kuri stade, ahamagara abagabo b'imbaraga, aramubaza ati Yohana mwana wa Zebedayo, ni wowe usigaye mu ntumwa, kandi bibe ngombwa ko nawe uzapfa nk'uko intumwa za Yesu zapfuye, urabitwemerera ubihamisha umunwa wawe? Yohana aravuga ati nibyo, nzapfa urupfu rw'abakiranutsi, kandi nzapfa nizeye ijambo ry'Imana, kandi nzapfa mpamya n'ubuhamya bwa Yesu Kristo umwami wacu. Baragenda bamushyira muri stade, bategeka abahungu bafite imbaraga ko gutoragura amabuye, batoragura amabuye manini, bategeka abanyamaboko bari abahungu bahaze bagaburirwaga ibwami, urabumva, bamushyira ahantu, bategeka ko bamutera amabuye kugeza ubwo yicwa n'amabuye. Baramutera amabuye kugeza ubwo yaguye hasi, nyine amabuye amuzahaje, ariko bategereza ko acikana. Yohana ntago yishwe n'amabuye yabo banyamaboko nk'uko itegeko ry'umwami ryari ribitegetse. Bagiye kubonabona ku munota wa nyuma, bazi ko yapfuye, byarangiye, amabuye batangiye kuyatoragura no kuyarunda. Yohana rero babona arahagurutse, umwami arikanga, aravuga ati aracyari muzima. Arambwira ati Yohana, ukomeje guhamya ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwa Yesu Kristo? Undi ati uremera gupfa urupfu rw'abakiranutsi? Ati okay, ni mumukure hariya. Bamukura kuri stade ahantu bamuri bamutereye amabuye. Iryo niryo pigo rya mbere cyangwa se ibyago bya mbere byamubayeho. Amaze gukira ya mabuye, Imana imusubije ubuzima, atishwe na ya mabuye. Baramujyana, bacana igikombe cy'inkwi, baramutwika. Yohana ntabwo yahiye. Icya gatatu, avamo ngo afite umubiri nk'uruhinja. Yohana batogosa amavuta mu ngunguru, bamushyiramo, umubiri we aza ameze nk'uruhinja. Icyago cya gatatu. Icyago cya kane, bamuciye igihanga, kigwa hirya kigwa hino. Umwuka wera aragifata, arongera agisubizaho. Barakomeza baramubaza bati n'ubu uracyahamya Kristo? Ati ndacyahamya, kuko imbaraga zatoraguye igihanga, n'imbaraga zamukuye mu ngunguru y'amavuta, n'imbaraga zamukuye ku nkwi z'imyase aho abantu bamutwikiraga, na hahandi bamutereye amabuye. Baravuga bati okay, hasigaye ikindi cyago. Baramujyana, bamurambika ahantu, bamuca amaboko yose bayakuraho. Igihanga cyari kimaze kwisubizaho, bamuca amaboko, bamucamagura ibihimba byose. Arangije bagiye kubonabona umwuka wera araje, afata ya maboko ayasubizaho, afata umutwe awusubizaho, amaguru ayasubizaho. Amaze kuyasubizaho, nibwo umwami yavuze ngo icyago cya nyuma nicyo kumujugunya mu kirwa cya Patimo. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ikirwa cya Patimo cyari gifite uburebure bwa metero 10 ujya hasi, ubugari bwa metero 6. Barashyizemo barafu ni biriya bintu bikonjesha muri firigo, sinzi uko umuntu babyita mu Kinyarwanda. Bashobora kuba byita barafu, simbizi. Barafu ni mu Giswahili. Hanyuma muri izo metero 10 bajugunyamo barafu kugira ngo amazi yaho muri icyo kirwa konje cyane. Barongera bajugunyamo amahwa y'imicomongo, amwe maremare cyane y'imigenge, bayajugunyamo. Barongera bahiga umuhigo ko azicwa n'inzara, ntawe uzamugirira impuhwe ngo amuhe amazi cyangwa amuhe ku biryo. Icyo cyari icyago cya nyuma cya gatanu, nibwo bamujugunyamo. Bamaze kumujugunyamo, igitabo cy'amateka y'intumwa kitubwira neza ko Yohana yamazemo imyaka 5, ariko umwaka wa 5 utararangira, Yesu agambirira kumukura muri icyo kirwa. Nibwo yohereje marayika w'Imana amusanga muri icyo kirwa. Muri hangana, amukuye muri icyo, amusanze muri icyo kirwa atarakimukuramo, ngo agiye kubona ngo abona umuntu wambaye imyambaro y'umweru ugendagenda hagati mu kirwa cya Patimo. Ngo yari yambaye umwambaro w'umweru umugera ku birenge. Uwo mwambaro wasobanuraga umwambaro w'abatambyi cyangwa se umwambaro w'abakozi b'Imana muri icyo kinyejana cyabo.
abatambyi bambaraga imyambaro yera igera ku birenge, byasobanuraga imitima yejejwe kandi yubaha Imana. Ngo yarawukenyeje umushumi wa zahabu. Uwo mushumi wasobanuraga ukuri kudapingika cyangwa se kutivuguruza mu byo uwo mutima wizeye y'amahame. Uwo mushumi wasobanuraga amahame y'ijambo ry'Imana rizima muri Yohana no kwizera kwa Yesu Kristo amuhamya n'ijambo ry'Imana yakiriye mu isi. Umushumi wasobanuraga ukuri kudapingika. Niwo uwo marayika wari wambaye umwambaro w'umweru n'ikanzu igera ku birenge. Mbasobanuriye ko iyo kanzu yasobanuraga umwambaro w'abatambyi bakorera Imana muri icyo gihe cyabo, bakorera Imana y'ukuri, badahengekereza, badakoma imbari, batihagika ibitugu ngo ku rugamba. Umushumi rero wasobanuraga ukuri kudapingika, ukuri kutavuguruzwa n'ibyago n'amakuba, ko azakomeza kubana n'Imana. Mu gituza cye yarakenyeje uwo mushumi mu gituza, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma ngo amaguru ye yarameze nk'umuringa ukubye. Byumvikana ko uwo muringa ukubye nibyo mu ijuru bimwe twabonaga, ubwami butazavaho, ubwami butagira iherezo, ubwami bufite ubutegetsi, kandi byasobanuraga umucamanza w'ukuri. Yohana abona uwo marayika ngo mu kuboko kw'ibumoso yari afite ibitereko by'amatabaza 7. Ibyo bitereko by'amatabaza 7 byaka byasobanuraga imyuka y'abamarayika bari bahagarariye ari amatorero ya Aziya ntoya. Mu kuboko kw'iburyo arongera abona afite inyenyeri 7 zaka. Izo nyenyeri 7 Yohana, historia y'igitabo Amateka, igitabo cy'intumwa, byasobanuraga abashumba, ababishopu bayoboye ayo matorero. Iyo myuka, inyenyeri 7 zaka, marayika yarafashe mu ntoki wavuganaga na Yohana, bwari ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bw'ababishopu n'abashumba bayoboye ayo matorero yo muri Aziya ntoya. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe cyubahiro. Data tuganze adufashe turimo twumva aya magambo. Igitabo cy'ibyahishuwe kiri mu bintu bihishe bidahishutse cyane, ni amabanga, ariko abari mu mwuka w'Imana babasha kubisobanura neza. Umwana w'Imana aze kumfasha, cyangwa se umwuka w'Imana aze kumfasha, mbane namwe neza tubasobanurire. Ego hanyuma kuba ubwami bwe budashiraho, bukomeye nka zahabu, cyangwa se busa na sereji, cyangwa se busa yasaga n'umuringa ukubye, amaguru ye niko yasaga. Ndababwiza ukuri ko ubwami bw'Imana ntacyo wabugereranya nabwo, kuko kenshi abagiye mu mayerekwa tukabona n'ibintu by'Imana, ubona ijuru risa na zahabu, ukabona n'inyanja ya zahabu, ukabona uwo muvugana afite amaso y'umuriro, ukabona igituza cye kiraka. Ibintu nk'ibyo Imana igenda ivuga ibintu bidahishutse cyane by'amafumbo, ariko ikabigambiriye kwigisha cyangwa se ngo umenye ibyo urimo ubona. Hanyuma agiye kumva yumva marayika wavuganaga nawe aramubwiye ati akira umuzingo, amuhereza umuzingo, aramubwira ati tangira wandike sasa, kuko yari yamaze gusubizaho amaboko ye. Mwibuke ko bari bamuciye igihanga bakamuca amaboko, ariko marayika amaje kuyasubizaho nibwo Yesu yamuhaye umuzingo w'igitabo, amuhana wino kugira ngo atangire kwandika. Rero yatangiriye ku itorero ry'Efeso, ari ryo navuze ngo cyari icyicaro gikuru cy'intumwa, hari mu birindiro by'intumwa. Atangirira kuri iryo torero kuko yarikundaga cyane kandi ryari ku mutima we. Urumva ko ryari itorero ry'intumwa, ryari itorero ry'abantu bakorera Imana neza, ryari itorero ry'abaharanira gukorera Kristo. Niho yatangiriye fast kumubwira ko ari hatangira kwandika urwandiko rwa mbere ahumuriza itorero ry'Imana. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe cyubahiro. Umva amagambo yavuze rero ku itorero rya Efeso. Yaravuze ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti. Ayo niyo magambo ya mbere marayika w'Imana ari we Yesu Kristo wabonekeye Yohana mu kirwa Patimo yamubwiye. Urabona urukundo n'ishyaka n'ubutwari bagize byo gukorera Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo dutangire ku itorero rya Efeso, aho umutima w'Imana wabaga, aho Yesu yakundaga cyane, aho intumwa zamukurikiye zasengeraga. Niho yatangiriye kuvuga ubutumwa bwiza. Rero n'uyu munsi Imana irimo irabwira abantu bayo
abayikunda, abayikorera. Imana irimo irabategura. Nta muntu upfa atarabibwiwe n'Imana, nta muntu Imana itungura ngo imujyane gutyo gutyo. Nta n'umwe muri abo bose barimo bahamagarwa n'Imana, abakozi b'Imana bakomeye. Imana ibanza kugirana imishyikirano nabo, ikabaganiriza, ikabategura, ikababwira iby'urwo rugendo, hanyuma bakemera bakizera, Imana ikabacyura. Data rero aduhana umugisha, niko na Yohana byamugendekeye. Aramubwira ati tangira wandikire itorero ry'Efeso uribwire ngo ufashe inyenyeri ndwi mu ntoki, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati uwo ni Kristo wavuganaga nawe amusanze muri cya kirwa Patimo cya mayiri kumujya hasi upana mayiri 6 kirimo barafu, kirimo amahwa, hanyuma agiye kwicwamo n'inzara. Iyo uwo wari umwaka wa 5 amazemo imyaka 4 Kristo amwiyereka. Yari ihanganiye amakuba n'ibyago kubw'ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwa Yesu Kristo. Nyumva neza nshuti yanjye, tuganira amagambo y'Imana. Umva ko yamubwiye rero ngo ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati umva ijambo yavuze, umurongo wa 2, ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Izina rya Yesu rishimwe. Ayo niyo magambo yabwiye Yohana. Nzi imirimo yawe, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko n'ibitereko by'amatabaza 7, umva uko yamubwiye ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Izina rya Yesu rishimwe. Ayo ni amajwi ahumuriza cyane yabonetse mu mwanya wa Yohana ari mu kirwa Patimo. Imana yamushimiye kwihangana kwe muri ayo mapigo 5 yose yakubiswe, yakorewe n'umwami w'i Roma Domitiriya. Imana irareba isanga yarihanganye, ari nayo mpamvu bamushyiraga mu mavuta akavamo afite umubiri nk'uruhinja, ari nayo mpamvu bamucaga igihanga Uwiteka akagisubizaho, ari nayo mpamvu bamuteye amabuye muri stade Imana ikamuzura yapfuye akongera akaba muzima, ari nayo mpamvu bamuciye bamutwitse n'inkwi akavamo ari muzima, ari nayo mpamvu bamuciye amaboko Yesu akayasubizaho, kuko yarazi ko Yohana azaba umwanditsi igihe kimwe akandika ubutumwa bw'amatorero akazasoza urugamba neza yarakoreye Imana. Turimo turumva iki rero tuganira aya magambo nk'inshuti z'Imana cyangwa se nk'abakozi b'Imana mu murimo w'Imana. Arega kubwiriza rimwe na rimwe tujye tunaganira. None se nimba intumwa zarahuye n'ibibazo bingana bityo ziri mu murimo w'Imana zikabasha kubyihanganiramo kugeza ku munsi wo gupfa, kandi ko tubona ko amateka y'intumwa bose bapfiriye mu murimo w'Imana, mwebwe murumva tuzajya mu ijuru gutya gusa Yesu akaza tukazamuka ntacyo dukoreye Imana, nta nibyo dukorewe nkatwe nk'abahamya b'ijambo ry'Imana n'abatanga ubuhamya bwa Yesu Kristo? Ibyago n'amakuba bizatubonekaho, bamwe na bamwe bazabisogongeraho, ndetse niko Batesalonike hatubwira yuko Kristo azaza yamkini hata wateule wataonja kwa majaribu na mapigo kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu na neno la Mungu. Rero twiyambika imbaraga, turimo tubona amazazane, tubona ibigeragezo. Ndabasaba ko tugira umutima nk'uwari mu ntumwa za Yesu. Ndabasaba ko twihangana nk'abakozi b'Imana. Abangaba bari ku cyicaro gikuru cy'itorero. Urabona ko intumwa z'Imana zirimo zirahamagarwa kujya mu nama, zikajya i Roma kwa papa, zikajya guhaga amabwiriza, aba bishop, abakaridinari, nyine abo bafite imirimo ikomeye bakora. Baragenda bakajya inama, bakiga ku bizakorwa, ariko bamwe bakabihakana abandi bakabyemera. Nuko bimeze. Rero Imana irashaka ko mu ntumwa zayo, twebwe intumwa z'ikinyejana cyo mu mwaka w'ijana zacyuye igihe cyazo, twebwe ubu natwe turi intumwa mu gihe cyacu, turabakoze Imana mu gihe cyacu. Ndagira ngo rero tugerageze gusoma Bibiliya neza, kandi tugendere ku murongo mwiza wa fondasiyo y'urufatiro rw'intumwa za Kristo n'ijambo ry'Imana rizima.
twiremamo akabaraga nubwo bidashoboka nubwo bidakunda, kuko Satani nawe harabo yigabije. Uyu munsi banyamwishakira ndamo mu murimo w'Imana, barimo bakora amarorerwa mu murimo w'Imana. Abantu basengera abantu babasambanya bariho, abantu basengera abantu babaca ibitambo bariho, abantu basengera abantu bababeshya bameze nk'abapfumu bariho, abantu basengera abantu ari abatinganyi. Umuntu umwe yampaye ubuhamya muri Amerika ko umutinganyi yakinguye itorero rya Kristo. Umunsi umwe rero agiye muri iryo torero gusenga, asanga umugabo n'umutinganyi, aramwakira, aramubwira ati umugore wanjye ntabwo yaje gusenga, wihangane nzamukwereka ku cyumweru. Hagiye kubona umuhungu w'amabuno manini w'ibituza uterura ibyuma, araje aramubwira ati madamu wanjye n'uyu. Umudamu yaravuye muri Afurika hano mu Rwanda, atangazwa n'ukuntu abantu barimo baririmba indirimbo z'Imana ari abatinganyi, atangazwa n'ukuntu barimo bavuga ijambo ry'Imana ari abatinganyi, atangazwa n'uko umushumba ari umugabo n'umugore w'umushumba ari umuhungu. Yahise ahaguruka agira ubwoba ngo intumo y'icyuye iramurenga. Urumva rero hatabayeho umwuka wera utwerekana ko turi abakozi b'Imana ku mbuto twera, natwe twasa n'abandi bose. Kandi kudasa n'abandi bose natwe ntacyo turusha abandi, ko kibakoreramo Satani ibasha no gukorera mu mitima y'abandi. Ariko ibyo tuzabigenzuza imbuto twera mu murimo w'Imana n'ihame ry'amahame y'ijambo ry'Imana twasigiwe na Kristo. Genda saba rero abakozi b'Imana ko twaba maso, abakozi b'Imana tukihangana, tukiyambika imbaraga, tugasenga, tukatura ibyaha byacu. Yewe n'uwaguye akongera akagarukira Kristo, n'uwagiye mu ntege nkeya akongera akagarukira Imana, koko nicyo tubereyeho ijambo ry'Imana kugira ngo ritugaruze neza n'urukundo n'impuhwe n'imbabazi Yesu yagiraga abantu be. Rero data duhana umugisha, reka dukomeze twumve ijambo ry'Imana. Rero Yohana yamushimiye amubwira ati nzi ko wihanganye ukanihanganira abanyangeso mbi b'Abanikorayiti bariho mu gihe cya Balamu. Murabizi ko Balamu yahatiraga abantu kurya ibintu by'abaterekereye, kurya intonorano. Ikibwiriza cya Balamu yabwirizaga abantu ko bakora ibyaha nta tegeko rishobora kubahana, afatanyije n'umuhanuzikazi w'ikinyoma Yezebeli wari indaya, umukuru w'abamaraya. Rero Yezebeli we yari indaya, ibwiriza abantu gukora ibyaha, gukundana ko nta cyaha, abantu nyene bakajya mu z'Imana nta mitima ibacira urubanza. Hanyuma Balamu nawe akabwiriza abantu ko no kuraguza nta kibazo, kwambara pocket, abahungu gupfumura amatwi, kuba mu Mana nta bakorera Imana kwa uhuru, injiri ya uhuru. Bayobyaga abantu. Icyo gihe cya Balamu n'uwo mugore Yezebeli nicyo kirimo kitugarukira uyu munsi, kumva ko abantu basenga bambaye ubusa nta kibazo, kumva ko abantu bapfumura amatwi ari abagabo bakambara amahereni nta kibazo, kumva ko abagore batingana umugore ku mugore nta kibazo. Ibyo bihe birimo biragenda bigaruka, ibihe by'intumwa byababayeho, natwe birimo biratuzaho. Rero umurongo wa gatatu aravuga ngo nzi kwihangana kandi uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora, ariko rero mfite n'icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ahangaha umwuka w'Imana yatwigisha iki nk'abakozi b'Imana? Yasubiyeho amubwira ati hari icyo nkugaya, waretse urukundo rwawe rwa mbere kandi wanga no gukora imirimo nk'iyo nanjye nanga. None urukundo rwa mbere Kristo yavugaga ni rwa rundi rwa Yesu n'intumwa ze n'ijambo ry'Imana rizima. Uyu munsi rero urukundo rw'Imana ntago tukiruhagazemo. Abakozi b'Imana benshi murabona ko turimo tuwaya duswata dukora hirya no hino, imiraba n'imiyaga ni myinshi mu murimo w'Imana. Rero urukundo rwa mbere Kristo ashaka ku itorero ry'Imana ari nabyo yabwiraga Efeso ko baretse urukundo rwabo rwa mbere kubw'ibigeragezo by'uwo mugore w'umuhanuzi w'ikinyoma Yezebeli na Balamu wabahatiraga gukora amategeko y'abatinganye cyangwa se y'abanyabyaha, y'abapfumu n'abaragura n'abasenga ibigirwamana, imana zitari imana za Isiraheli. Barasuwasuwe mu kwizera kwabo. Birumvikana ko bataye icyerekezo cyo kwizera, ntago bahagaze neza. Ariko Yesu agaruka aje kubacyaha ngo basigaye bahagarare neza, bategerereze muri ibyo birindiro by'umwuka. Aravuga ati rero icyo mbashimira nanone nubwo nabagaye mwaretse urukundo rwa mbere, ariko mwanga n'imirimo y'Abanikorayiti, kandi iyo mirimo y'Abanikorayiti nibo bahatiraga abantu kurya intonorano no kurya ibintu byatambwaho ibitambo by'ibigirwamana. Barabyanze,
ubwo barakomeza bahagarara n'ijambo rya Kristo. Urumva ko Imana igira aho itugaya ikanagira n'aho idushima, igira aho iduciraho iteka ikagira n'aho itugiriraho imbabazi. Ndagira ngo nkubwire ngo kujya mu ijuru ni ibintu bibiri, uwumva agakizwa azakizwa ajye mu ijuru, kandi uwumva akanga kwizera azacibwaho iteka. Ni ibintu bibiri, ni ijuru n'umuriro, ni ukwizera no gukizwa, ni ukwanga no kugoma, ni ukwizera Kristo no kutamwizera. Ibyo ni ibintu bibiri bigendana. Rero duhitemo twemejwe n'umutima wacu, tubikore tubikunze, kuko tuzagororerwa n'Imana. Data duhana umugisha ku bw'ayo magambo. Nagiraga inama abakozi b'Imana kugira ngo twese dufatane amaboko tuzamurane muri uyu murimo w'Imana, ntitube ibigwari, ntitugende duseta ibirenge, ahubwo tumenye ko n'ibitaraza bizaza, n'ibiri inyuma bikomeye kuruta ibyo tubona. Duhagararane na Kristo kugira ngo dukomeze guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwa Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze, reka dusenga n'Imana. Data, ndagushimiye kubw'icyubahiro cy'umwuka wera, ndagushimiye kubw'abantu bawe. Ahari hari abantu bari bacitse intege muri uru rugendo, ahari hari abarimo bibaza uko ibintu bimeze, ariko mwami ndasenze kugira ngo iri jambo ry'Imana rigende birometero 1000 gushaka icyazimiye. Urengera abantu bawe, abakozi bawe wongere ubabyutse, abacitse intege ubambika imbaraga mu izina rya Yesu. Ubaha umutima wo kuguhamya no kugukorera by'ukuri nk'uko ubishaka, kandi twese dutegereze twihanganire mu makuba n'ibyago byinshi, twihangane mu bigeragezo bitandukanye. Uturindire muri iki gihugu cyacu turimo cy'u Rwanda, abakozi bawe, ndetse no ku migabane ya Afurika, mu izina rya Yesu. Abantu bose ubaha imbaraga zo kuguhamya, ubaha agakiza gashyitse, ubaha ijambo ryawe ryiza, mwuka wera banihira iminiho idahwema ngo badata, kugira ngo niwerekanwa ku gicu tuzagusanganire twese duhuje umutima kandi turi mu mwanya umwe. Rwanya ibyaturwanya, utsembe byadutsembura n'izibitunaniza, utesha agaciro ibyaduhagurukira, ufate mpira imigambi y'igegera n'icakura, uburizemo ibitero by'abadayimoni, uzamura ibendera ryo kunesha ku buzima bwacu, utwimane mu maboko y'abanzi bacu, udufashirize n'igihugu cyacu, ufashe n'isi yose nyagora ku ngoma. Icyorezo cya corona turakirukanisha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ibyo ni ibyorezo by'abadayimoni, ni imigambi ya Satani, si umugambi w'Imana. Mana, dutwikiriza ihema ry'Imana, udushyire mu gituza cyawe, uturinde corona n'ibindi byorezo byadutse, uturinde intambara n'impuha z'intambara, uturinde ibitero by'abadayimoni. Mwami, udushyire mu bwishingizi bw'amababa yawe, kandi udutwikirize amaraso yawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu, amen.